erasisi dosikerebo totakirebo urakoze kuko wabishohoje zina ryawe ryiza nirishimwe urashina ryawe ryiza niryamamare urakoze kuko wambwiye kuzampa umuhanuzi tuzajana mu mahanga sisi dosikerebo tutade sisi urakoze nyiribihe kuko utajubesha impamvu uvuze ngo nakwibebeza ndi kumwe na mama kabiri ndi kumwe na papa ari uruta abantu bose bo kuri iyi si yego kandi yaravuze ngo nukubera iki umubyeyi ashobora kubebeza umwana we cyangwa se yamutetesha kandi ari we yamuremye niki cyatuma tutibebeza kuri papa waduhanze impamvu dufite kumwibebezaho uyu munsi nakwibebeza kubera ko mfite umubyeyi wo muri iyi si mfite n'uruta bose yego niko bimeze bacaga umugani mu kinyarwanda ngo imfura ingana na nyina yego uyu ni nk'imfura yanje muri make ni imfura yanje ubwo rero agomba gukora ibyo ashaka ibyo nsabye byose nkabimuha nshaka ubu nanamuheka mu mugongo nanamutsigatira nawe ndahita ngira ishyari n'umuheka arubwo yagira ishari buriya aya rwose ntabwo wagira ishari yanje ndamukunda aho ngiye hose ndamujana turi gusenga tuba turi kumwe turi kurya tuba turi kumwe kumabona nijoro tuba turi kumwe iyi ni imfura yanje haleluya haleluya Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwa mbere kayikanda gusabiye umugisha icyo nabasezeranije nuko utabicisha irungu niyo mpamvu ngenda nkareba abakozi b'Imana babandi batabeshyera Imana hari abantu njya mbona bazabona ishyano uziyitirira ikintu ariko kwiyitirira noneho ikintu ngo ni Imana igutumye abantu bazabona ishyano yego aba turi kumwe tumaze igihe dukorana ntawe ndumva mbwira ngo yitiriye Imana ngo abeshye ngo Imana niyo imutumye kandi itamutumye ahubwo nge ndi umugabo wo kubihamya igihe tumaranye nuko ari intumwa nziza bavuga iby'Imana ibatumye tubahaye ikaze turi kumwe nande turahera kumutoya muri kumwe na Mukeshimana Julienne yego wa muntu mukunda ufite base ariko ufite ibiro bikeye nongeye kugaruka imbere yanyu kubw'urukundo mbakunda nabasezeranye ko nazajya mbicisha irungu ahubwo ko Imana ishoboje tuzajya tubana tukavuga Imana hanyuma natwe kazi kaba mu ruhande rwacu yego namwe mwanyeretse ko mu nkunda mbone kubashimira mwe mwakoze subscribe share na comment mukomeze twagura ubwami bw'Imana Imana izatugirira neza hamwe no gusenga uyu munsi Imana y'amahoro tugiye kuganira cyangwa se turi muri aya materaniro ndakoresha ijambo rivuga ngo turi muri aya materaniro Imana ikoresha itegeko ku kibazo ufite yimura imisozi itabimenye ku buzima bwawe kugira ngo amen amen yego reka n'umukuru nawe atwibwire nije uko mundeba ukundi twa Nyirambonera Faraziya ndi umudamu ukunda gusenga ukunda gusengera abantu ukunda kugendana n'Imana nkagendana n'abantu uyu munsi wa none nifujije kubana namwe mw'iki giterane twakoze nuko nyine tubane neza kandi iki giterane twakoze umva tubaboneraho umugisha namwe mutuboneraho umugisha uyu munsi we turabona Imana uyu munsi we yego turabona Imana Julienne we turabona Imana Faraziya we turabona Imana turabona Imana turabona Imana ayiwe turabona Imana turabona Imana turabona Imana turabona Imana ndikumva ndi gufashwa cyane reka Faraziya adusengere Mwami Imana yacu Mana data wa twese uri Imana y'ibyiringiro uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera uri Imana y'inyambaraga uri Imana itabazwa ikumva uri Imana ikuraho imisozi uri Imana ikuraho ibyananiranye uri Imana ikura ku cavu uri Imana yicazanya n'ibikomangoma haleluya 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 era sisi dosante uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware
wakwizeye yiringiye Imana ifite imbaraga. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo witeka nyiringabo, uri Imana ireba ibihishwe nk'ibihishuwe, uri Imana ikorera hafi na kure. Izina ryawe ryiza nirishimwe, izina ryawe ryiza niryamamare. Uyu mwanya rero turi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, abari imbere yawe uyu mwanya bose mu izina rya Yesu bakubone, babone ubutabazi bwawe mu izina rya Yesu Kristo, babone inkunga yawe. Arasisido santi, utugirire neza uyu mwanya, ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Yego Farazi, uwo mukobwa muri kumwe ari mu myaka 30 nta 40 aragira, ni nk'umwana wawe wa kangahe? Uyu ni nk'imfura yanje. Angana n'imfura. Mana ishimwe rwose. Ara n'imfura, yo n'umukobwa wanje. Ubu nshaka nakwibebeza. Ibebezwa kumwe na mama. Yego rwose. Kubera ko impamvu uvuze ngo nakwibebeza, ndi kumwe na mama, kabiri ndi kumwe na papa ari uruta abantu bose bo kuri iyi si. Yego. Kandi yaravuze ngo nukubera iki umubyeyi ashobora kubebeza umwana we cyangwa se yamutetesha kandi ari we yamuremye. Niki cyatuma tutibebeza kuri papa waduhanze? Impamvu dufite kumwibebezaho uyu munsi nakwibebeza kubera ko mfite umubyeyi wo muri iyi si, mfite n'uruta bose. Yego. Niko bimeze. Bacaga umugani mu Kinyarwanda ngo imfura ingana na nyina. Yego. Uyu ni nk'imfura yanje, muri make ni imfura yanje. Ubwo rero agomba gukora ibyo ashaka, ibyo nsabye byose nkabimuha. Nshaka ubu nanamuheka mu mugongo, nanamutsigatira. Nawe ndahita ngira ishyari n'umuheka. Arubwo yagira ishari buriya. Oya rwose. Ntabwo wagira ishari. Yanje ndamukunda, aho ngiye hose ndamujana, turi gusenga tuba turi kumwe, turi kurya tuba turi kumwe, kumanywa na nijoro tuba turi kumwe. Iyi ni imfura yanje. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Imana yampaye umwana mwiza, uzi kubaha Imana, uzi gukunda abantu, uzi gusenga, uzi guca bugufi. Nuko Imana ntakwitabigenje. Imana yarakoze. Kanangiye muririmbire kano karirimbo kugira ngo mve ko mukunda. Ivy'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Hari kw'icyo nzino kw'ivy'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ari kw'icyo nzino kw'ivy'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi kufita magari bihumbi, harimo n'ibyo wangeneye. Icyo wamitiye manuko kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Iwe icyo wamitiye manuko kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajanywe n'ingoga, nanje uko niko nzava mu isi. Uko ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Uko ibyago byose bizaba bishize,
haleluya Amen. haleluya haleluya Amen. muririmbyi ndamukunda cyane yamuririmbye yuzuye umwuka aranga iby'Imana ikora biradutangaza ngira ngo nta n'uwabimenya uko biri waba warise waba utarise iby'Imana ikora biradutangaza ngira ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya mvugira ngo amen Amen. amen haleluya ngira ngo nzi ko ufite amagare ibihumbi kandi muri ayo magare ibihumbi tasi enetaya muri ayo magare ibihumbi harimo igare Uwiteka yakugeneye muri ayo magare ibihumbi Yesu nzi ko afite amagare ibihumbi kandi harimo ibyo yangeneye nawe hari ibyo yakugeneye mvugira ngo amen iby'Imana ikora impamvu bidutangaza uko ushingiye aho wavutse ugashingira urugo washatse n'ubuzima wakuzemo ntabwo wari uzi ko wagira umwana ungana na Julienne oya rwose haleluya iyo ngeze mpita ngo yadukiziza umwaku uwo twari twaravukiyemo idukiza umwaku w'ibibazo biyari gutuma mutabyara tasi enetaya idukiza umwaku haleluya abandi bashatse ntibabyara idukiza umwaku irakumwakura haleluya uzara uraheka nk'abandi yego iyo itagukiza umwaku uba warabaye indaya nk'abandi bose nukuri iyo itagukiza umwaku ariko bananyiriye uba warabaye mayibo mu rwego rwo hejuru ariko turashimira Iyera ivuganye natwe ng'ibyikora biradutangaza hanyuma igakora n'ikibasumba cyose ikaga umukobwa uvuga Imana neza Amen. Amen. birashoboka ko nawe udukurikiye amahirwe yo kubyara atarakugeraho ariko hari icyo wavuganye n'Imana no kugikora izagikora ntabwo Imana ikangwa n'ibimaze igihe kirekire ntabwo Imana ikangwa n'ibikomeye kuko nzi neza ko mu mahanga yose uyubaha agakora izo gukiranuka iramwemera mugira ngo amen nanjye nashimira Imana ko yamaye umubyeyi mwiza arankunda nanjye ndagukunda subiza ko ngukunda nanjye ndagukunda sisi dosikerebo tutadesikerebo Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza Yesu nzi ko afite amagare ibihumbi harimo n'iryo yanteguye birashoboka ko wavutse mu muryango ukomeye nkunda kuvanga irodobari iyo hatagaragara iyo hepfo mu misozi iyo hepfo mu bibaya ubona iwanyu nta mugabane uzahabona wasubiza amaso inyuma ugasangana n'amashuri ufite wasubiza amaso inyuma wagira n'amahirwe ukabona ashaka kubwira ati I love you mu gitondo yabona kuvuka kwa bidodomo agahita guha piriyave ariko turashimira Imana aho babona ko bidashoboka iyo ukoresheje itegeko bigira gute birashoboka mvugira ngo amen aho bari babona nta nzira iyo Imana ikoresheje itegeko haboneka inzira Imana itugirire neza narindi kugushimira Imana ishimwe urakoze Imana iguha umugisha ndabakiriye amen Farazi mukobwa wawe Julienne yaguhanurira cyane yatangiye kumpanurira ari umwana mutoya yego arampanurira rwose hari icyo bukaguhanurira kigasohora ni byinshi ni byinshi cyane yarampanuriye ambwira yuko tuzahagarara hano kumwe none dore byarabaye yampanurire byinshi Sisi dosikerebo tutadosisi atutakireboba sisikireboba era tutakireboba era sisi tutakireboba tutakireboba era sisi tutadosisi era sisikireboba utasisikireboba tutakireboba asisi doda era sisikireboba era sisikireboba tutakireboba tutade imazwe kukuri Imana y'amahoro nuhimazwe kukudukunda tutakireboba era sisi tutakireboba asaya zene bosire ni tutakireboba asisi tutakireboba asisi tutakireboba era sisikireboba tutakireboba dosanti asanti mwuka wera urakoze nyiribihe resisikireboba urakoze kuko wari warabitubwiye tosisikireboba tutakireboba dosanti sisikireboba
urakoze Yesu wari warambwiye ko nzicarana n'imfura yanje ahantu tosisi retuta desikere boba tutakire boba urakoze nyiribihe urakoze kuko ushoboje ibyo wavuze zina ryawe ryiza nirishimwe zina ryawe ryiza niryamamare urakoze kuko wambwiye yuko uzampa imfura y'umuhanuzi urakoze Yesu tuta dosisi erasisi dosikerebo totakirebo urakoze kuko wabishohoje zina ryawe ryiza nirishimwe zina ryawe ryiza niryamamare urakoze kuko wambwiye yuko uzampa umuhanuzi tuzajana mu mahanga sisi dosisi kereboba tuta desisi urakoze nyiribihe kuko utajubesha uri Imana itajivuga ibinyoma uravuga ugasohoza cyo wagambiriye uragikora resisi dosikereboba urakoze Mana urakoze izina ryawe ryiza nirishimwe amen 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 Alleluia amen Alleluia nushaka kuyikiriza kubera ko nta mwaka itera amen Unda kuvuga ngo fashwa kubera ko nta gahinda k'agasirimu kahaba uduhinda twose ni iki nuduhinda waba utunze ufite agahinda waba udatunze ufite agahinda waba warabyaye hari agahinda ufite waba utarabyaye nawe uragafite ufite cyane wagira nandeba nanjye oya uyu mukobwa wanje Julienne yari mu mafuta numva namuheka uyu musiri dutahura ameka ndaguheka rero nkunda kuvuga ngo nta gahinda k'agasirimu gahari waba ufite imodoka ariko warabuze amahoro yo mu mutima waba uri kurya neza ariko ufite ikibazo cy'uburwayi ako nako nta gahinda waba ufite indege ariko ijoro riri guca udasinziye n'umunsi n'umwe ariko Julienne wabuze n'ibijumba agasinzira kugira ngo amen ariko haleluya wageze imbere y'Imana ujye unezererwa Imana wageze imbere y'Imana ntukijime ujye unezererwa Imana kugira ngo izikomere igikomere wakomeretsa mu gicuku cyane ejo yego haleluya amen Imana itugirire neza nukuri ndi kumva ndi gufashwa kuko hari ibintu igiye kurema imbere muri aya materaniro nukuri birashoboka ko hari abadukurikiye afite ikibazo cy'uburwayi yego birashoboka ko badukurikiye abandi bafite ikibazo cy'ideni yego birashoboka ko dukurikiye warabuze umugabo kambivuge muri ubu buryo urambagizwa ariko ntibikunde birashoboka ko waba uri umusore nawe ujya kurambagiza kuri finale bakakurebera mu ikote ry'iwanyu bakurebera mu ikote ry'iwanyu ntibikunde ariko uyu munsi turi gusenga Imana y'amahoro igira ibyibuza amahoro ku buzima bwawe nukuri irakora ikidasanzwe nari mvuze tasi eneta ya sirezo gredo sasa uyu munsi turi muri aya materaniro Imana ikora ikidasanzwe ku buzima bwawe uyu munsi turi aya materaniro Imana iburizemo imigambi y'incakura nukuri ntabwo byumvise ndabyumva neza waba uri mu kazi waragize abakugambanira ufite ibyakubujije amahoro ariko Imana y'amahoro ikoresha itegeko ku buzima bw'abantu badukurikiye uyu munsi Imana irakora ikidasanzwe buri muntu wese turi kumwe muri aya materaniro Imana ikora ikidasanzwe iyo ngezeho mpita ngo mu bihe bidasanzwe Imana ikora ikindi kintu kidasanzwe urabyumvise so yego nari mvuze ngo mu gihe kidasanzwe mugabo udukurikiye uhagazemo mu gihe kidasanzwe uhagazemo uri umubyeyi mu gihe kidasanzwe uhagazemo uri umugabo cyangwa uri umusore mu gihe kidasanzwe uhagazemo uri umukobwa Imana ikora ikidasanzwe mu bihe bidasanzwe ikora ikidasanzwe murabyumvise ra Imana ikora ikidasanzwe mu bihe bidasanzwe Imana ikora ikidasanzwe mu bihe bidasanzwe Imana itugirire neza amen ninde watugeze ijambo ry'Imana burani ndurarivuga ni umuto mutagomba kugaburira umukuru niko bimeze haleluya amen muri ibyo wabivuze neza aravuga ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye yego ariko tutarumva ijambo ry'Imana Julienne hari akantu nkunda kugira gakomeye gatama ngo tutarumva ijambo ry'Imana Pasquad y'ijambo ry'Imana tugiye kumva ni ukwihana ukizera yego sinzi niba ubyumvise ni ukwihana ukizera ukemera umwami nk'umukiza wawe hanyuma akaza kubana natwe yego mvugira ngo amen amina kandi nubaha ijambo mu buryo bukomeye kuko namaze kumenya ko ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye ijambo ry'Imana rigukura muri n'ibishoboka rikagushira mu bishoboka ariko nabagiye kukubwira ko wambaye neza wambaye neza usa neza nawe wambaye neza wambaye neza usa neza amen ndabigushimiye Mana ishimwe nanje ndagushimiye
ndabigushimiye Imana iguhe urakoze cyane. Hanyuma tugiye kumva ijambo ry'Imana mvugira ngo amen. Haleluya. Amen. Nikumva nafashijwe cyane kandi nzi neza ko Imana irahindura amateka ku buzima bwacu. Yego rwose irayahindura. Muri ibyo bivuze neza ngo mfite ikimenyetso kirenze kimwe bitwereka ko izatugirira neza. Nta kimenyetso ufite? Ndagifite kirenze kimwe. Haleluya. Cyambere nuko yangiriye neza. Imana ishimwe. Kampa umwana w'umunyamwuka. Haleluya. Harasisi do sante. Amen. Tutakire boba, tosikere boba. Yaravuze ngo mfite ikimenyetso kirenze kimwe cyuko izatugirira neza. Yego. Haleluya. Amen. Uyu munsi turi gusenga hari abatunga n'abari mu kabari. Uyu munsi turi muri aya materaniro hari abasohokanye n'abagabo b'abandi. Yego. Ariko twebwe ubu turi muri hoteli Fata icyo ushaka Yesu yarishuye Cyane. siko bimeze. Turi imbere y'Imana. Turi muri hoteli Fata icyo ushaka. Haleluya. Yesu yagize gute yarishuye. Turi muri aya materaniro ni hoteli Fata icyo ushaka. Yesu yarishuye. Imana itugire neza. Tugiye kwizamira ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Yesaya. Nkunda Yesaya ntago nzi impamvu nyikunda ariko niko biba byagenze. Nari mvuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Yesaya. Turasoma 22. Turasoma umurongo wa mbere turagera ku murongo wa 3. Mvugira ngo amen. Amen. Yerekwa ryo mu kibaya tugiye kwerekerwamo. Kuri kugenda n'umuvuduko bira ntibarakwandikira. Nari mvuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Yesaya. Ni 21. Turasoma umurongo wa turahera ku murongo wa mbere turagera ku murongo wa 3. Hanyuma reka twumve ko hatubwiye. 21 na 22. Ni 22. Sorry. Yego. Iyerekwa ryo mu kibaya cyo kwerekerwamo. Yego. Iyerekwa ryo mu kibaya cyo kwerekerwamo kugira ngo amen areba. Uyu munsi natwe turi mu kibaya. Nawe udukurikiye dufatanyije uhita wumva kuri mu kibaya. Iyerekwa ryo mu kibaya cyo kugira gute? Cyo kwerekerwamo kugira ngo amen. Hanyuma reka twumve icyo twerekewe muri iki kibaya. Ibihanurirwa ikibaya cyo kwerekerwamo. Ibihanurirwa ikibaya cyo kwerekerwamo. Noneho umeze ute ko wuriye inzu abantu bawe bose bakaba bari hejuru y'amazu. Rekera aho ngaho. None uyu munsi umeze ute ko wuriye inzu n'abantu bawe bose bakaba bari hejuru y'amazu. Mbese uhagaze ute muri iyi minsi? Mbese uhagaze gute mu bikugoye? Uhagaze gute mu bikuruhije? Ngo kuri hejuru y'inzu ndetse n'abatasi enetayasi ndetse n'abantu bawe bose. Yego. Iri jambo radyumvise ra? Yego. Bakaba bari hejuru y'amazu. Bari hejuru y'amazu. Bimeze bite? Yego hatubwiye ngo iki? Jewe wa murwa wuzuye urusaku n'imivurungano we. Yego. Wa mudugudu wishima we. Yewe wa murwa wuzuye ibibazo n'urusaku we. Yajamango yewe wa murwa wishimye mwe mvugira ngo amen. Yego. Abantu bawe bapfuye ko batishwe n'inkota. Yego. Ntibagwe mu ntambara. Yego rekera aho ngaho. Abantu bawe bose bapfuye ntabwo bishwe n'inkota. Nta nubwo bishwe n'intambara. Ahubwo haleluya haleluya. Icyabanyaze ni Satani. Itakwifuriza icyiza cyangwa kubyara ngo uheke. Amen. Mvugira ngo amen. Abantu bawe ntabwo bishwe n'inkota cyangwa n'ikindi kintu. Ahubwo hari Satani ukurwanya uko bukeye nuko bwije. Mukazi ukora akakurwanya, mu rubyara akakurwanya, wubatse akakurwanya ngo inzihirime. Ariko Imana y'amahoro haleluya. Hari ukuntu ijya ibigenza bikemera ikamukubita itamubabariye. Haleluya. Hari ukuntu ijya ibigenza ikabyemeza ikamukubita itegetseho. Kubera ko twebwe ubwoko bw'Imana iyo igiye kudukubita yegeka. Ariko igiye kumukubita haleluya. Haba ari mu isoko iramukubita. Haba ari mu kabare iramukubita. Haba ari mu nzira iramukubita. Haleluya. Ngo abantu bawe ntabwo bishwe n'inkota. Ahubwo ni Satani wabigizemo iki uruhare. Yego hatubwiye ngo iki? Nicyo cyatumye mvuga nti yego nimurebe hirya mwindeba ngiye kurira cyane. Yego. Mwe kwirushya ngo muramara umubabaro mfitiye umukobwa w'ubwoko bwanjye unyazwe. Resera aho ngaho ngo wibabara
cyane cyangwa ngo umuhangeho amaso cyane. Kristo niwe ugiye kugutabara kuko aravuze ngo niwe ugiye kurira. Sika bivuze ari ubwo wanditse Bibiliya. Aravuze ngo niwe ugiye kurwana intambara. Wowe wirwaniriye ntacyo byamara. Wowe wirwaniriye naho wageza. Amarira yawe naho yageza. No kumutumbira atabishatse ntacyo yakumara. Ariko arakubwiye ngo nubwo utandeba ninjye wururutse gutabara. Nubwo utandeba ninjye wurukiye kukurengera. Nubwo utandeba ninjye ujya kukwambara ibikomere. Nubwo utandeba ninjye ujya kugukuraho abasimu n'abasimukazi baguterereje. Kugira ngo amen. Ariko haleluya, nubwo utagira icyo ukora, iravuze ngo nubwo utagira icyo ukora, hari Imana ije kubikora. Hari Imana igutabara. Niyo wagira icyo ukora, Satani afite imbaraga, afite n'ingabo, ariko Kristo avuganye nawe. Tasiene tayasi, iri jambo rirakomeye. Utari mu mwuka ntabwo uri bwumva icyo rishatse kuvuga. Ariko aravuga ngo nubwo utagira utarira, aje kubikorera kwiyubahisha. Vugira ngo amen. Dusomere epfo twumva ko hatubwiye. Kuko ari umunsi wo kwiheba. Yego. No kunyukanyukwa. Yego. N'ubwishobere. Yego. Biturutse ku Uwiteka Umwami Nyiringabo mu kibaya cyo kwerekerwamo. Yego. Hariho guhombagura inkike z'amabuye n'imiborogo igera ku misozi miremire. Rekera aho ngaho. Amen. Ngo harimo guhondagura. Haleluya. Amen. Harimo no gukubitwa. Imana itugirire neza. Ese abantu badukurikiye, Imana ikubita ibigutsi kamiye ntibikubite. Imana ikubita ibitubuziza amahoro ntibikubite. Siyivuze ngo harimo guhondagurwa. Yego. Hari ugukubita ariko hari no guhondagura kugira ngo nikizagaruka ukundi. Haleluya. Imana ikubita ideni ntirikubite. Imana ikubita kutabyara ntibikubite. Imana ikubita icyangiro ntigikubite. Imana ibikubita mu izina rya Yesu. Imana tugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, abakozi b'Imana, Imana ibahe umugisha. Amen. Yego, reka dusoze ya gahunda yacu yo gutanga nimero kugira ngo uwaba wafashijwe. Akuze ukuntu mba ndi gufashirizwa hano inyuma ya kamera. Nanjye nafashijwe. Hegenge numva bindenze, nkumva naza aho ngaho, nkavuga none ndabiregera ute? Ariko Imana ibu ubushobozi. Ariko Imana ivuze ngo nzashake kamera Imana. Ije guhondagura. Nta nubwo ivuze ngo ije gukubita. Ije guhondagura. Iravuze ngo ije kugira gute? Ije guhondagura. Aha nkunda kuvuga ngo hari abantu baba barabaye nyirabayazana w'ikibazo. Mu rugo rwawe ukagira nyirabayazana. Haleluya. Amen. Mu kazi kawe ukagira nyirabayazana. Ariko iyere y'amahoro idakirangwa, nta kintu na kimwe yitaye. Iravuze ngo ije kugira gute? Ije guhondagura. Hari ugukubita ariko hari no guhondagura. Icyo kuvuga ngo iby'Imana ihondaguye ntabwo byongera kugaruka. Iby'Imana ihondaguye biba bicuye manda. Mvugira ngo amen. Hanyuma ku kibazo ufite, cyaba ari ikibazo cy'uburwayi, cyaba ari ibibazo runaka, byaba ari kubukubisiza amahoro, Imana ibikubite mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Yego, twe tugeze muri mwanya wo gutanga nimero. Ndi kuvuga nti nje mba ndi gufashirizwa hano inyuma, kandi singomba kwihererana ubu bufashwa mbana, ubu bufasha mbona abonye bugatuma afashwa, ahubwo ko ngomba kubusangiza n'abandi. Ariyo mpamvu mbasaba kugira ngo mutange nimero ya telefone, wumva afashijwe nkanjye azaguhamagara mufatanye gusenga. Niyo mpamvu umubyeyi wacu Farazi yaratubyaye, nta mpamvu vuga ngo ajye kuvuga nimero ndayimuvugira. 0786 85 33 53. Nimero ya Nyirambonera Farazia ni 0786 85 33 53. Julienne waracyari muto, iyo agomba kuyivugira none narangiza umukuru aradusoreza n'isengesho. Nimero ya Julienne ni 0788 24 55 19 Kanyisubiramo ni 0788 24 55 19. Imana y'amahoro ibane namwe. Yego, reka Farazia adusoreze dusenga. Kadusenge. Mana yacu,
mana nziza, mana ishobora byose, mana ifite imbaraga n'ubutware, mana ifite ubushobozi. Mana turagushimye kuko wabanye natwe mu iki giterane, mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo. Turasenze kugira ngo uwera w'amahoro abantu bawe baguteze amatwi, mana data wa twese, wururuke ugira ibyo uhondagura kuri bo, mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo. Abafite ubushomeri ubahondagure, abafite uburwayi ubuhondagure, abafite Uwiteka Imana ubugumba ubuhondagure, abafite abatagira amazu ubihondagure, mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo. Ukora ikidasanzwe mu bantu bawe, mana data wa twese ukiranuka, dore ko wavuze ngo waduhaye ubutware bwo gutegeka inzoka na sikoropeye. Turategetse ibigaragara nk'ibibazo biri mu bantu bawe, mu izina rya Yesu turabyimuye nyiribihe, mana data wa twese babona amahoro n'umutekano. Urakoze mana, urakoze kuko urabana natwe, mu izina rya